ndashimira Imana ko nongeye kugera hano nyuma y'ibihe binini kandi bigoye abantu bakiyemo. Buri gihe nta muntu ugira uburenganzira bwo kucigizayo cyangwa ngo agikurure. Tubibamo nazo bikatubamo, gusa ico tugira muri ibyo bihe ni Imana kuko niyo mugenga w'ibihe. Amen. Urimo kubona abantu baramukanya bakubitana ingumi kandi batanganye kubera ibihe. Ibyo rero dushimira Imana mu by'ukuri ko Imana yongeye kutubonanya turi bazima, kandi n'abapfuye nabo bagiye mu ijuru bizeye nabo n'ubushake bw'Imana. Tushimiye Reverend Pasiteri waturaritse torero kuza kubana namwe muri iki gitondo, na nyuma ya saa sita mfite inyigisho zibiri. Muri iki gitondo turaganira kuzuka kwa Yesu, nimugoroba turaganira gukura mu mwuka. Nizo nyigisho Imana yashyize ku mutima wanje kugira ngo tuziganireho. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 20. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 20 haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Amen. Amen. Muri iri jambo kuzuka turavuga amagambo atatu twihuta twubahiriza n'igihe. Icyambere turareba kuzuka kuzuka niki. Icya kabiri tuvuga uburyo butanu bwo kuzuka. Gatatu tuvuge n'agaciro cyangwa se akamaro ko kuzuka kubizera. Kuzuka niki? Cyambere ni ukuva mu rupfu ugasubira mu buzima. Imbaraga ndengakamere Satani yakoresheje kugira ngo ayobye umuntu ni icyaha nacyo kikaza mu rupfu. Ni ukuvuga ngo kuzuka ni ikinyuranyo cyakuriya Satani yagize umuntu, kubera ko Satani yashakaga ko umuntu agira iherezo rimuvuyemo, kandi umuntu yarahawe iherezo rivuyemo uri nyiri kumurema. Amen. Agashaka ngo kwipanga muzo atazashobora. Noneho Yesu waze akora ikinyuranyo. Ni ukuvuga ngo kuzuka ni ugusubirana ubuzima, cyangwa se n'imbaraga zigusubiza ubuzima wari wanyazwe n'izindi mbaraga utokwikuramo. Haleluya. Bwana sifiwe. Icya kabiri kuzuka ni impindura amatwara yazanywe na Yesu wenyine gusa. Umuntu atoshobora, Satani atoshobora, n'imbaraga z'umwijima zibaho zitoshobora. Donc yo kongera guha umuntu kudapfa nyuma yo gupfa. Amen. Niko kuzuka. Ni ukuvuga ngo kuzuka mu yandi magambo ni ukunaniza gupfa kwiteka. Haleluya. Haleluya. Ndahebye. Icya gatatu kuzuka ni ububasha bwa Yesu wenyine. Yesu yaravuze ngo ni njyenyine, niko yabivuze, ngo ufite imbaraga zo gutanga ubugingo kagira n'imbaraga zo kubwisubiza, ngo kubera ko ari ryo tegeko nahawe na Data. Mu yandi magambo kuzuka ni uguhabwa iteka rikomoka ku nyiriteka, kuko Imana iziturebera mu iteka. Abantu benshi baza batekereza ko Imana iziturebera muri ibi gusa. Oya, twe dufite intekerezo z'iteka, kandi tugakorera Imana dufokasinga mu iteka. Noneho kuzuka ni imbaraga zidushira mu iteka. Bwana sifiwe. Ikindi kuzuka ni ukwibohora ingoyi. Gupfa kuragufunga ukaba utavuga, utumva,
nta development. Mu yandi magambo ni ngaho gupfa kuza kuzana ubunyereri mu bwenge. Umuntu ntabe yogira ikindi kintu atekereza kizima kibaho ari mu rwego rw'umubiri cyangwa mu rwego rw'umwuka. Noneho kuzuka ni imbaraga zikubohora ingoyi. Amen. Kandi ukabohoka wese, haba mu bwenge, haba mu bugingo, haba mu mubiri no mu iterambere risanzwe. Donc ukabohoka. Ikindi kuzuka ndagikunda cyane ngo ni ububasha Satani atokwigana. Ibindi azabyiga. Satani azayigana kuvuga ruga, Satani azayigana kuririmba niwe wari uwa mbere mu ijuru. Satani niwe watangiye ibyuma bya muzika isi itararema. Donc kubera ko ari mu bantu baririmbye Imana imaze gushiraho ibuye rikomeza isi. Kuko mu bibazo Imana yabaje yo yaramubwiye ngo se igihe abamarayika baririmbaga maze gukomeza isi waruri. Nuvuga ngo diable niwe wari wongoje iyo equipe yo kuramya Imana. Nibyo. Arabizi. Azi no gusenga. Arabizi. Azi no gutabiri. Azatabira ibinyoma ariko bimwe bikaba. Reka mbabwire burya hari abantu benshi bazabiga ngo Satani ntazavuga ibintu ngo bibi. Abantu bashika bagira ibintu bazakoresha ibintu by'ukuri kutari ukw'Imana ariko kuri kwabo. Kuko kuri muri filosofi ni ikintu cyose cyabaye n'ukuri. Satani ntashobora kwigana kuzuka. Ibindi byose Satani yo bipirata ariko ntiyo pirata kuzuka. Ni imbaraga. Haleluya. Yesu yakoresheje zindenga kamere abagira ikibazo bita ngo ni arke. Arke ni imbaraga aho zinyuze hazahagenda hagahunga iyo zigakora. Kuko ni imbaraga zitazazirinda. Niyo mpamvu Satani hari ibintu bine Satani atagira. Duhimana ishobora twese. Haleluya. Hari ibintu bine Satani atagira. Icyambere ntiyogira umubiri. Ni ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yambaye umubiri kugira ngo agirane isano natwe, ngo Satani atazabyigana nawe ngo agirane isano natwe. Icyo ni ikintu cya kabiri kiyogira amaraso. Habe n'iveri tiyoyibona. Gatatu. Haleluya. Nta rukundo agira. Abantu benshi bazavuga ngo Satani agira nabi, aremwe mu nabi, iwe ni nabi. Icya kane tiyozuka. Kuzuka ni ububasha twahawe n'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Satani adashobora gupirata, kwigana cyangwa gukora. Hari ukuzuka ku buryo butanu. Kuzuka kwa mbere ni ukuzuka umuntu ava mu byaha. Abaefeso 2. Namwe yarabazuye, mwebwe abari barapfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mubikurikiza imigenzo y'isi. Iyo umuntu ari mu byaha aba apfuye. Ubundi Adamu yatuzaniye ikibazo gikomeye. Hari umuhanga umwe wavuze ngo iyo umuntu yirengagije uwamugize icyo ari cyo, ngo abatakaje insobanuro z'uwo ari we. Kuko agaciro k'icyo Imana igukorera biterwa n'icyo yakugize cyo muri yo. Amen. Duhimana ishobora twese. Haleluya. Uko ni ukuzuka kwa mbere. Ni ukuzuka umuntu ava mu byaha. Kandi nabyo bene data dukwiye kuva mu bintu by'utumenyero tukava mu byaha. Tukava mu byaha. Icya kabiri ni ukuzuka ugasubira mu buzima busanzwe. Urugero nka Lazaro na kakana ka Yayiro na Dorikasi. Barazutse barasubira bambara uyu mubiri n'ihakiri, barasubira barakora, barasubira barahangayika mu isi, barongera barasubira kandi barapfa. Uko ni ukuzuka ugasubira mu buzima gusa. Ariko nako ni ukuzuka ukongera ukaba nk'abandi. Kuzuka kwa gatatu ni ukuzuka kwa Yesu. Niko tuza kuvuga mu kanya gatoya tubisobanura. Uku kuzuka kwa Yesu gufite insobanuro nyinshi ndaza kukuvuga. Noneho kuzuka kwa kane ni ukuzuka kw'itorero umunsi Yesu azaza. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo abapfiriye muri we nibo bazabaza kuzuka, abariho bahinduka. Kuzuka kwa gatanu ni ukuzuka kw'abapagani, abantu batizeye Yesu bose ndio bazarimbuka, kandi ngo bazazukirwa gukorwa n'isoni. Bibiliya itubwira abantu 10 bazuse guhera mu itangiriro kugeza mu Byahishuwe. Nibo nabonye jewe ni nini nawe uzokorera sheshi. Eliya yazuye umuntu umwe, Elisa azura abantu babiri. Hari umugabo umwe
yari yapfuye babuze aho bamuhamba ngo bageze kumva Yesu bamutereramo abakiranutsi naho baryamye baba bafite za mbaraga. Bibiliya iravuga ngo asakiranye n'umubiri n'amagufwa ya Yesu ngo arazuka. Nzatekereza ko ibyo ari byo atamenya abandi bagiye, ariko nkongera nkagaruka ngavuga ngo Imana yamuzuye ishobora kuba yaramuriyanse neza agasangira abandi bahungiye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Eliya yazuye umwe, Elisa azura babiri, abo ni batatu. Yesu yazuye abantu batatu. Yazuye Lazaro, azura umwana wa Yayiro, azura n'umwana w'Inayi, n'abantu batatu. Abo ni batandatu. Yesu ubwe yarazuse wa karindwi tuza kuvuga. Hanyuma n'itsinda ry'abera bo mu isezerano rya kera tutazi umubare wabo b'umunani. Petero yazuye utuku icyenda. Ni ukuvuga ngo utuku abantu benshi bazakomanja ibintu bibi kuri utuku bakavuga ngo ni umunebwe, ntabwo utuku ari umunebwe. Yari umuntu wari wimukiye abantu yicara ku idirisha yabuze aho yicara. Pawulo ararondogora, niko Bibiliya ivuga, ararondogora aratinda, umusaza w'abandi arasinzira ku idirisha ntihaba pardon, nta kintu cyo kubafata, aranyerera nyine aranguka kugira ngo Pawulo aze kumuzura. Pawulo yazuye utuku. Abo bantu ni 10 muri Bibiliya bazose. Umugoroba Kristo acikana tuhimana cyubahiro. Haleluya. Yesu yarantangaje. Iyo ntekereje imbaraga zandyama ngasinzira, nta mpamvu zo kugira ubwoba n'ibindi bitekerezo. Bibiliya iravuga ngo Yesu mbere yuko apfa niwe mugabo wenyine watangaje intsinzi atararwana urugamba. Abandi bose bazaba urugamba ruzahinduka, bakarwana rugahinduka, ariko Yesu yarazi ko urugamba shoje rutazohinduka. Abwira abigishwa be ngo ngiye gupfa ariko nzazuka. Haleluya. Nzazuka ku munsi wa gatatu. Kubera ko yarazi intege nke z'uwo bahanganye ari we Satani, akamenya intege nke z'icyaha, akamenya n'intege nke z'itegeko. Muri we hariho ngo ububiko, abagiriki bazi kuvuga neza, hari icyo bazabita ngo ni parateke. Parateke ngo ni ububiko bw'imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Ni ukuvuga ngo ibyaza bimurwanya byose byari bifite iherezo. Noneho muri we hakabiciscara hakaba ububiko ariyo bita parateke, ngo yari ifite n'imbaraga z'ubugingo butagira iherezo muri we. Yesu yari afite imbaraga z'ubugingo zitagira iherezo. Niyo mpamvu yatangaje intsinzi atararwana urugamba. Abwira abigishwa amagambo atatu. Arababwira ngo hasigaye umwanya muto ngapfa, ariko ku wa mbere tuzahura i Galilaya. Kabiri arababwira ngo hasigaye umwanya muto abizi ntibambone, ariko mwebweho haleluya muzambona kubera ko munyizera. Gatatu arababwira ngo haleluya ngo kuko ndiho mutekereze karaje, ariko ndiho namwe muzabaho. Ariko umugoroba Yesu apfa habaye ibibazo bikomeye, habaye situation zikomeye. Kurya abakristo benshi habe n'ubu abantu bari kuntangaza ngo abantu baraguye ngo corona. Nta corona, bari barusanzweho. Nta corona. Intumwa za Yesu bageze batema igihanga bagahura nimugoroba bakaramukanya ngo Maranatha. Hari agasinye bagiraga kameze nk'urufi hano bitaga ngo ni Kristus. Bageze baramukanya, umuntu yareba akagasinya kavuga ngo uracyari muzima, umuntu akamubwira ngo Maranatha, Bwana ni wacu. Nta bindi bintu. Yego. Umuntu akavuga ngo probleme yo gukora n'imihumekere mibi yamugushije n'ikinyoma yarayisangana. Tugira ngo Bwana sifiwe. Amaze gupfa habaye situation zitandukanye. Reka mbabwire zitanu. Iya mbere abaroma baravuze ngo baramaza n'ubundi yari yaratugoye. Abagabo bari bamaze kuva mu kazi ka leta baramukurikira. Umugabo wari usigaye ugaburira abantu 5,000 nta bije afite. Uyu mugabo yari afite ibintu zose mu buzima, yageraga ahantu h'abarwayi bananiranye akabakiza. None tugize Imana arapfa, twongere dusubirane n'imitekerereze. Abayahudi baravuga ngo arapfuye ugapfa n'undi yaratugoye. Ntabwo yumvaga imyizerere y'idini neza. Niba hari abantu bagoye Yesu n'abanyedini, abantu batakijijwe,
abantu bagira amagambo atari mazima. Bwana asifiwe. Ariko Yesu yarantangaje, yabwiye abafarisayo ibyaha 9 bagiraga, simbivuga, ariko n'abagabo bari babize teoloji, bagiraga amasengesho, bageze abayandika guhera aha bakagira hano hasi amasengesho, bakagira yo koga, bakagira yo kurya, bakagira yo mu mihanda, ariko ibyaha 9 icyari gikuzizo zose cyangwa umujyajya. Niyo Satani hayakoresha muri iki gihe no mwitorero umuntu akabinjyana kabisa. Bwana asifiwe. Baravuga bati napfe n'ubundi idini yari yariseye. Gatatu, abo yagiriye neza bose baravuga batese tuzongera tubone umugabo kuyu ukorera abantu ibintu byiza hehe. Intumwa za Yesu zarantangaje. Bwana asifiwe. Intumwa za Yesu ko zari zimeze kurya, hari umuhanga umwe wanditse aravuga ngo bagiraga imyuka 6. Intumwa za Yesu bamwe bari babayeho kubwo gushidikanya gusa, bari mu mwuka wa Toma. Abandi bari babidashoboka ba Filipo, abandi bari abarakaye gusa bene Zebedayo. Babwiye Yesu ngubwo batatwakire neza mu rwego rw'imirire, manura umuriro utwika abatipi aka karere kose gasha. Nimutekereza abantu bari kumwe na Yesu ko barabwira Yesu ngo atwika abantu bashi. Yesu yaje gutwika abantu. Urakari gusa tacho bimaze. Ese turashaka kumwe. Bwana asifiwe. Abo ni bene Zebedayo. Akagira wa musaza Yuda. Simvuga ingeso zaje ndagira gasitani. Ariko Yuda akamureka paragutinda nje mu ijambo. Uwo nawe ikintu kimwe yagiraga muri izo zose yari umugambanyi. Igitangaje gikomeye, inza nibaza ukuntu Yesu yahamagaye Yuda azi ko azamugambanira. Haleluya. Nathaniel yari umunyagasuzuguro. Baramubwiye ngo Yesu azava i Nazareti. Aravuga ngo mbese i Nazareti mutekereza umuntu w'umugabo gusuzugura akarere kabandi kose akagasuzugura. Ko Yesu yari yarako Yesu ngo amara gupfa bose baribagirwa kubera ko bari bataramumenya. Kuna kwaho yaravuze ngo nunguke kumumenya, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka, ngo zashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku ngororano zo guhamagarwa kwaje muri Kristo Yesu. Ngo niyo mpamvu nirukanka kugira ngo mfate icyo Kristo yafatiye. Bwana asifiwe. Hari abantu ngo barahunga bigishwa, bamwe basubira mu myuga. Umwangu umwe wavuze ngo uyu muntu ahangutse akanebwa, nta kindi cyaha azakora. Azakora kirya yakoraga atarapokea Yesu. Nimba yari umuntu w'ipombe azamamanuka ku kabari kuko aza kumbuka aho yaherukiye. Niko biba bimeze. Bamwe baja mu kuroba, abandi batoma bararigita. Kubera iki? Kubera ko bari baza kureba Yesu bataramumenye neza. Icyari cyarabazanye, bari baraje kugira ngo babane na Yesu abakure mu bubata bw'Abaroma gusa. Petero yaje mu bitazibiri. Noneho ntibari bazi umunsi wese yarabwiye ngo ngiye gupfa. Petero aramubwira ngo biragatsindwa kuja gupfa Golgotha. Murabizi iryo jambo. Petero yashakaga agakiza no gucungurwa bitanyuze mu rupfu rwa Yesu n'umusaraba. Yashakaga agakiza kimbugita, gutemana no kurwana bakabohora. Ngo amare gupfa baragenda. Bibiliya iravuga ngo umugoroba Yesu acikana naratangaye. Ngo amaze gupfa mu buryo bw'umwuka, ngo amaze gupfa mu buryo bw'umubiri, ngo ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo amanuka ikuzimu. Ageze ikuzimu, reka mbabwire imirimo 5 yakorewe ikuzimu. Imbaraga zitagira akagero zavuye Kristo. Pawulo yaravuze ngo mumenye ubwinshi bw'izo mbaraga zayo butagira akagero, ngo iziha twebwe abizeye, ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ariko abakristo, ariko abantu bari mu gutinya utuntu simple. Dufite Yesu muzi ukuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ageze kuzimu
izo mbaraga arike Bibiliya iravuga ngo zimugira muzima. Yesu yishwe n'abantu bize criminology, baramwishe arapfa nyagufa, bakora manketi basanga yapfuye. Habe n'abamusirikare w'Umuroma wamuteye icumu yababajwe nuko apfuye amagufwa ye ngo ntibayavuna, kandi Bibiliya iravuga ngo ntuzemera ko amagufwa y'uwo mukunzi umucunguzi azavuna. Bibiliya iravuga ngo amaze gupfa, haleluya, imbaraga zimugira muzima, ngo bamuzima ari kuzima, imbaraga zitagira akagero. Icyo ni kimwe, yabaye muzima. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo hari imbaraga zazuye Kristo zikorera muri twe, zidutransforma, zikakuvugisha uko utovuga, zikakugendesha uko utogenda, zikakubanisha uko utobana nawe, zikagukoresha. Hari abakristo benshi batagira izo mbaraga, ni bene ababana. Bwana asifiwe. Ndabavuga nimugoroba mpaye mvuga ijambo ryo gukura Imana ishobora twese. Haleluya. Icyakabiri, izo mbaraga zakoze, Bibiliya iravuga ngo isi ngo igira alerte. Natangaye haba tremblem, uwo mutingito komantere y'Abayuda yuko atari mudi iravuga ngo kuki tremblema itasenye inzu, kuki ibintu bitasenywe. Ariko igitangaza, nta nzu yasenyutse, nta kintu cikanze, ahubwo isi ngo yaratigise. Ngo zari imbaraga z'impindura amatwara ndenga kamere zereka Satani kwiziwe zarangiye. Haleluya. Yesu ageze kuzimu, izo mbaraga zikora ikindi. Cyagatatu gikomeye, Bibiliya iravuga ngo anyaga Satani ifunguzo. Hari abateoloji bamwe bazavuga ngo Yesu ngo yagiye ahantu hitwa muri Chester, nusoma muri Petero 3:18 haravuga ngo yageze ahantu ngo himyuka ngo y'abantu batizeraga Imana uhereye cyangwa abahanga bakavuga ngo yababwiye urubanza ametangaza hukumu. Noneho ngo anyaga Satani ifunguzo za rupfu na kuzimu. Bene data muzamutinya iki dufite izo mbaraga zatumye Yesu anyaga Satani ifunguzo z'urupfu? Yesu yereseho narakubwira ngo witinye, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, ngo icyakora nari narapfuye none mboroho ndi muzima kandi mfite ifunguzo z'urupfu na kuzimu. Bwana asifiwe. Ikindi ngo azura abera bo mu isezerano rya kera. Reka mbabwira aho yazuye. Yazuye abera bo mu isezerano rya kera, barimo za nkwari zo kwizera, barimo na Yohana Umubatiza bari baherutse kwishisha guca igihanga, barimo n'abana bishwe bahora Yesu, babana babatoye b'imyaka ibiri. Igitondo Yesu azuka, duhe Imana icyubahiro twese. Haleluya. Cyari igitondo gitangaje, abantu bafitiye amatsiko yo kubona abantu bavuye ikuzimu. Kunda bariya bera. Bibiliya ivuga ngo hari abakristo benshi bazabagira ngo kwizera Yesu n'umunyenga. Mwabaye ngo corona yaraje mu bintu zaracitse. Corona soma mu Baheburayo haravuga ngo ziyatwari zazuse ngo bazeraga mu bihanamanga, ngo bambaye impu z'intama n'iz'ihene, ngo bakanyura mu mavumo no mu masenga, ngo yeme n'isi ntiyari ikwiye ko bayinyuramo. Bwana asifiwe. Ariko agasoza neza akavuga ngo bose ngo bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babirebaga bikikure bakabyishimira, ngo bakavuga ko ari abashitsi n'abimukira mu isi. Nta kintu na kimwe mwagenze neza, ariko noneho Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nta kintu cyo tubuza umunezero w'Imana. Habakuki yaravuze ngo nubwo imitima itatoha, ngo n'amasaha ashira mu kiraro, ngo ntakabuza ko nishimana n'Uwiteka Imana yaje. Haleluya. Haleluya. Igitondo Yesu azuka, azukana nabe imbaraga zo kuzuka, ngo bazuke mu gitondo, igitondo cy'agaciro, igitondo cyaduhaye ijambo. Bibiliya iravuga ngo arazuka, igitangaza gikomeye. Yesu amaze kuzuka, naratangaye, abagabo bose bari bahunze, abagore, Bwana asifiwe, abagore. Ariko Mariya ngo yagiye nijoro mu rukerera, kiya umuntu w'iki gihe abantu bakamubona banuye botekereza ko ari umunyetabi. Kubera ko Mariya
ngo akakugituro wasanga umubyeyi igituro la nuit ukamutekereza tuvuga ko umunyetabi ariko ngo akihagera duhe Imana icyubahiro. Haleluya, Bwana asifiwe. Ngo akihagera asakirana na marayika. Nimwumve ijambo ryiza yamubwiye mwizuka rya aramubwira ngo mugore ngo nzi gushaka Yesu, mugore nzi gukunda Yesu, mugore igazi kugenza ni Yesu w'i Nazareti, mugore umutima wawe ugira Yesu, urashaka Yesu nta wundi uhashaka. Turi gushaka iki? Bwana asifiwe. Niki turi mu gushaka? Ese turi gushaka Yesu. Aramubwira ngo noneho reka kugira amakuru, wimushakira mu bapfuye mushakire mu bazima. Yesu wacu ni muzima. Aramubwira ngo wa mugore genda ubwira abigishwa ko yababanjirije iganya. Umugore arirukanka aragenda, ariko ngo akigeragera aravuga ngo sinyurwa tarabona mwenyewe, tarabona Yesu wenyine ngo tuganire. Aragaruka ngo asakirana na Yesu, ahura na Yesu. Wahuye na Yesu ryari? Bwana asifiwe. Tukazuri mutarahura na Yesu, tukazusenga utarahura na Yesu. Banza ubone Yesu niwe kenerwa. Hari umanzi wawe baraza ngo tumbire Yesu wenyine, ngo niwe banza ryo kwizera, kandi ngo niwe ugusohoza rwose, ngo yihanganiye isoni, ngo kubw'isoni, kubw'ibyishimo ngo byari bimushizwe imbere, ngo ntita ku isoni zabo. Reka mbabwire bene data, haleluya. Wahura na Yesu, ariko umugore yari afite amaganya nka Yeremiya, ntiyamumenya neza. Iyo umuntu ibibazo byamurenze ntiyamumenya ngo akazamwita umurinzi w'agashamba ntitubitindaho, ariko mu mwanya muto Yesu ngo abona afite ikibazo. Nubona Yesu niwe uzi utwikorera imitwaro yacu yose. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo Mariya. Iyo Yesu akuvuze mu izina, Bwana asifiwe, ngo amenya ko ari we, aramubwira ngo Rabuni, ngo yarangiye kumuhobera Yesu ati no ndacyafite iminyago, ndacyaje gutanga raporo, ahubwo umva icyo ngiye kukubwira urarizwa n'iki? Icyari kikubabaje nuko utamufite, none wambona ceceka ntiwongere kurira. Kabiri, abagore n'ubundi mu Bayuda ntibagiraga agaciro, none nguhaye authority, genda ari wowe utangaza izo kuzuka. Bwana asifiwe. Gatatu, haleluya, ngiye kwa data kandi data ni Yesu. Mariya ngo agenda yiruka. Kurya reka mbabwire ikintu ababyeyi bashigikiye, kurya abagabo baza nimba abagabo bavuga amagambo 100 ku munsi, abagore ni kamagana 2. Kubera iki? Nibo baza bavuga, ariko muzamuvuga amagambo meza. Iyo uvuze 300 meza hari ikibazo byarse. Ingorane nuko wongea ibitari ngombwa, ariko nuvuga amakuru ya Yesu meza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo aza kubwira abigishwa ko Yesu yazutse. Ba Petero baraza ngo bagere bumva basanga Yesu yazutse. Reka mvuga inyungu zo kuzuka kwa Yesu. Ni nyinshi ariko ndavuga izishoboka. Icyambere, haleluya, haleluya, kuzuka kwa Yesu, Bibiliya iravuga ngo ni urufunguzo rw'isezerano risha. Kiyo Yesu atazuka nta sezerano risha twabaga dufite. Ni ukuvuga ngo twabaga tugituye kuri Sinayi, mu mategeko, mu nkuba, mu mirazo n'ubwoba. Bibiliya iravuga ngo kuzuka kwa Yesu kwatwinjije muri Nouveau Testament, twinjira mu isezerano ry'imbabazi z'Imana. Yeremiya yaravuze ngo iki nico nibuka kiza kinde mu mutima, ngo nuko namenye ko imbabazi z'Imana arizo zituma tudashira. Kuzuka kwa Yesu kwatwinjije muri Nouveau Testament, twinjira mu mbabazi z'Imana, twinjira mu buntu bw'Imana, twinjira mu rukundo rw'Imana, twinjira mu businzi bw'Imana. Hari abantu benshi hanze hari ibintu byinshi biri mu kuvugwa kuri izo bintu, ariko reka mbabwire iki kintu. Haleluya. Abafite Yesu barahiriwe, nta rubanza bafite mu ijuru. Bwana asifiwe. Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana ariko utamufite, kandi ubugingo singanya amataha. Ubugingo singanya amataha, ntibuza gutinya biracise, ntibuza gutinya makuru, kuko iteka ryose baba fokasinga. Uriya Imana ira mu muntu yakoze igitangaza,
yabise umuntu mu muntu. Igitangaza cyarabaye. Donc umuntu abikwa mu muntu. Umuntu Bibiliya ivuga Paulo yaravuze ngo hari umuntu w'inyuma n'umuntu wa uw'imbere yahaya uw'inyuma yahaya zeheka uw'imbere wakabamusha. Nukuvuga ngo hari umuntu w'ubugingo bwakiriye Yesu Kristo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhora iteka ryose. Twinjiye mu isezerano risha. Icya kabiri kuzuka kwa Yesu nirwo rufatiro rw'abizera. Kiyo Yesu atazuka ndakwizera tuba dufite. Ibi mbabwiza ukuri. Paulo yaravuze mu Bakorinto ngo kiyo Yesu atazuka ngo tuba turi abagabo bo guhamya ibinyoma, abapfuye baba barapfuye nta byiringiro, ngo kandi natwe tuba turi abo kurimbuka. Ngo ariko noneho Kirisitu yazutse. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu gushingiye ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Ikindi kuzuka kwa Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza. Ukumuririmba mukanezera. Nuko Yesu yazutse. Ko mwarinze. Ukumuzamugira gutya nazabona ukuntu mwazamugira. Kandi muzamureka abantu banezerwe formule yo kunezerwa ntayibaho muri Bibiliya. Bamwe bazabanezerwa bakirukanka kandi bakaryama abandi bakagira gute. Iyo ukuntu kwishimira insinzi. Iyo urugamba rurangiye abantu bazabanezerwa bakishima. Nukuvuga ngo kuzuka kwa Yesu ni imbaraga zivuga ubutumwa. Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kiyo Yesu atazuka twari kuba nk'abandi bose bafite abami bapfuye ntibazuka. Ariko Yesu yarazutse. Haleluya. Ikindi kuzuka kwa Yesu niko kuza kumara ubwoba no gukorwa n'isoni kw'abizera. Nta soni nta nabwoba. Ninde ukigenda n'ubwoba? Murashaka ubwoba? Ntabwo mukigira. Timukongera kugira ubwoba. Tukazugira ubwoba ngo barakuderanje abandi. Jewe mbabwije ukuri nikomeze muri ibi. Kuvuga ngo ndagenda ubwoba ngo hari abantu bavuze benda babintuza. Gute muzinzi? Izo bintu tubivemwo mu izina rya Yesu. Abana Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu. None bene abo bitabiya bacu ni bande? Tabo. Bibiliya ivuga Bwana sifiwe. Nimba Yesu yarazutse ziriya mbaraga zavuye Kristo, tukaba tuzifite dufite Kristo. Dawidi yaravuze ngo nzaza ndyama niziguye sinzire. Bwana sifiwe. Ntabwo no gukorwa n'isoni. Abakristo b'abana bagira ubwoba tuzagutinya. None Yesu haleluya. Haleluya. Yesu yarazutse asinda Satani, asinda urupfu, asinda amategeko, asinda icyaha. None uramufite mu mutima wawe kandi uri mu imbaraga zitagira akagero. None uratinya ibintu bifite akagero gutiyo sino n'imeni ukweshya. Yes. Esa turi kumwe. Bwana sifiwe. Ikindi kuzuka kwa Yesu. Iri jambo ndarikunda cyane kandi ryanezeza buri gihe iyo ndisoma. Niho hatangira itangiro ry'ubuzima busha muri Kristo Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo naona maisha ni yenye maana ni kutumikia Mwokozi. Ngo kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Ni ukuvuga ngo itangiro ry'ubuzima busha muri Kristo Yesu ni ukuzuka. Ikindi kuzuka ni ute ndagikundiki kuzuka kwa Yesu kwakoze igitangaza ku mfu zine. Tugire uko hari imfu zine kuzuka kwa Yesu kwakoje isoni. Hari urupfu rwo mu mwuka rwo kuburana linye n'Imana. Hakaba urupfu rw'iteka. Hakaba urupfu rwo gutandukana k'ubugingo n'umubiri. Bwana sifiwe. Hakaba urupfu rw'amategeko. Yesu bazuke za mbaraga zo kuzuka zikuruganisha za mfu zose. Donc urupfu rw'iteka ruburana n'urupfu rw'umwuka. Urupfu rw'umwuka ruburana n'urupfu rwo gutandukana k'ubugingo n'umubiri. Noneho ziraburana. Abafite Yesu ntateka bazacirwa kubera imbaraga zo kuzuka
zishe urupfu rwo mu mwuka titwaba tugipfuye mu mwuka dufite Yesu titwaba tugipfuye iteka ariko twopfa urupfu rusanzwe urupfu rusanzwe rwo Yesu yaruhaye orientation rutari rwiteguye Imana ishobora Bwana sifiwe kuko ndagira ngo muzumve izifu kwa zitatu urupfu rwo mu mwuka rwoherezaga imbaraga mu rupfu rwo gutandukana k'ubugingo n'umubiri urusanzwe uru nabo rukohereza urupfu rw'iteka umuntu akarimbuka Pawulo yaravuze ngo iherezo ry'icyaha ngo ntigire ihuriro ry'iherezo ry'impano y'umuntu ariko bugingo bw'iteka Bwana sifiwe Yesu ngo amare kuzuka ruriya rupfu rwo mu mwuka rurabura urupfu rw'iteka rubura inzira noneho urupfu kurupfa rukaba inyungu kubera iyo turiho tuberaho uwaducunguye n'iyo dupfuye tubana n'uwaducunguye nta gihombo kiri hagati yo kubaho no gupfa kw'abizera kuko hose bari kumwe na nyir'ububasha Bwana sifiwe kuzuka kwa Yesu kindi n'ubwishingizi bwacu imbaraga zo kuzuka kwa Yesu zatangaje ubwishingizi turarinzwe kibo reka mbabwize ukuri uko turarinzwe timukaza mugira ngo abantu kutatuderanja no kutatutesha umutwe bene abamatabiya ngo ni puissance z'amayeri ndababwiza ukuri ku ijambo ry'Imana uyu munsi nari mugoroba ariko bigenda reka mbabwire ntabwo ari Yesu aza turebera mu mbabazi ze akaturebera mu maraso ye akaturebera mu mbaraga ze nuko gusa akaturinda habe n'abanebwe azabarira uzasoma Bibiliya izivuga ngo Imana izifubira imvura y'umugisha n'ibindi hari ibintu bimwe iyo ubwenge bwahuye n'ubunyereri bukazingama ntibuzabubasha kuadapta ziriya mbaraga zo kuzuka kwa Yesu Yesu amaze kuzuka donc hari ibintu yavuze ngiye gusorezaho yavuze ibintu bine nkunda mu buzima bwacu jambo rya mbere yiyeresa abigishwa arabiyereka ukwiyerekana byo nzita epifonia ni ukwiyerekana ni ukwimenyekanisha ni ukwigaragaza ni ukwihishura Yesu byari ngombwa ngo yongere yiyereka abigishwa bongere bagire ibyiringiro bizima ndagira ngo wongere ubone Yesu haleluya icya kabiri ababwira ijambo ryiza arababwira ngo amahoro abe muri wagiye ngira ngo ko barumva tanga indi mikoro ibi ni ibintu by'imperuka na by'intanga n'ibyuma gazo nta kizabigira tubikoresha gusa ngo bizasigare neza Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe arababwira ngo amahoro abe muri mw'abakristo uko muri kubona abantu batagira amahoro mu miryango batagira amahoro mu itorero batagira amahoro ugasanga abantu ko barasenga nta mahoro bararimbana nta mahoro donke barakorana munsi kundi nta mahoro nuko badafite Yesu yabwiye abigishwa ngo amahoro abe muri reka naje nyabifuriza amahoro abe muri Bibiliya ivuga Yesu yabwiye abigishwa ngo amahoro ntanga sinkayabisi batanga Abafaransa bazava gushaka amahoro agira numve bene izo ntegeke uko si umwawe yashaka ariko amahoro Yesu atanga azanesha intambara akabona kuyatanga Bibiliya iravuga ngo abwira abigishwa ngo amahoro abe muri umunsi Yesu avuga abamarayika barinze amahoro Yesu asezera abigishwa yababwiye iby'amahoro umunsi azuka yavuze iby'amahoro mu Baroma 12:18 haravuga ngo nibishoboka mu Rwanda ngo mwige kubana amahoro n'abantu bose umuntu udafite amahoro n'ubundi ntacyo gukora mu Heburayo 12:14 hakavuga ngo mugire umwe ngo nuwo kwezi kuko utejejwe atazareba umwami Imana icyo ni ikindi cya kabiri yababwiye icya gatatu nkunda yarababwiye ngo mbahaye umwuka wanjye wera nimwakira umwuka ngo abahumekera n'umwuka wera ese dufite umwuka w'Imana iyo
umuntu afite umwuka w'Imana hari ibintu bibiri bizazerekana Imana mu muntu. Mureke mbibaho. Ni imbuto z'umwuka n'impano z'umwuka. Imbuto z'umwuka zerekana imiterere y'Imana mu muntu. Impano z'umwuka zikerekana ububasha bw'Imana mu muntu. Sibyo? Amen. Iyo ufite imbuto z'umwuka uba ufite Imana yose muri wowe. Basi Imana ni urukundo, n'ubwira urukundo ufite Imana. Imana ni ukukiranuka, n'ubwira ukiranuka ufite Imana. Hanyuma rero iyo ufite impano z'umwuka ugira ubushobozi. Iyo umuntu afite imiterere y'Imana n'ubushobozi bw'Imana muri we, uwo ni utangaza kuzuka kwa Yesu Kristo. Arababwira ngo nimwakire umwuka we. Yes. Kandi natangaye imbuto nisho kintu kitagira amahirwe. Iyo zeze ziba zeze, iyo ziteze tiziba zeze. Icyanyuma arababwira ngo mbahaye autorité, ububasha. Ukigira ikibazo yita ngo ni exousia. Exousia iyo bavuga icyo kintu baba bavuga ibintu bitatu. Baba bavuga ububasha, ubwiza n'icyubahiro. Ayo magambo sorejeho. Dufite ubwiza, ububasha n'icyubahiro. Yaravuze Yesu ngo umuntu nakorera Data wo mu ijuru azamuha icyubahiro. Twasomye Bibiliya yavuze ngo ariko noneho Kristo yarazuze. Ayo ni amakuru y'ukuri, niyo makuru tugiye kuvuga. Nituzaturirimba imbaraga zo kuzuka, nidusenga dusengere muri ubwo butsinzi. Nimba Yesu yarazutse natwe azatuzura ku munsi w'amateka. Niyo mpamvu izo mbaraga zazuye Yesu Kristo ziturimo. Reka zoze ndabwira ngo dufite ubwiza, icyubahiro n'ububasha, kandi ibyo twabihawe mu izuka rya Yesu Kristo. Koresha imbaraga zo kuzuka kwa Yesu Kristo, kandi izo mbaraga iyo zakugezeho ntuzuba wewe, uzuba uwo Yesu ashaka kubaho. Kandi igitangaza nsoza, abakristo benshi bari mu gushaka icyo bafite. Adamu Satani yaramubwiye ngo ndusa n'Imana rero. Aravuga ngo reka nje gushaka ishusho y'Imana mu ijwi rya Satani. Imana iratangara. Yaba ngo isura ya mugabo ameza. Kandi gushaka iyi shusho naramuhaye ishusho. Dufite Yesu w'i Nazareti wazutse ari muri twe, kandi ari muri twe. Tuzakuvuga ko abafite Yesu, dukore nk'abafite Yesu, dukundane nk'abafite Yesu, tugira amahoro nk'abafite Yesu wazutse. Niturangiza dukoreshe exousia. Bwana sifiwe. Izi mbaraga turazifite, reka zituforme kuzageza umunsi azazira. Isezerano dufite n'imwe gusa, ko Yesu azaza umunsi umwe, abapfuye bakazuka, abahari tugahindurwa tukaza kubana nawe iteka ryose. Haguruka dusenge Imana. Bari twararuhijwe biganyira kwiheze, none turarutse Yesu none turarutse Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo mwami, warazutse usima urupfu na kuzimu. Turagushimira ko wazutse Mana, kandi natwe uzatuzura tuzuke tuva mu byaha. Ureke imbaraga zawe zigaragare Mana, reka abantu ijambo ryawe rigira umumaro, ubahe kuva mu bwiza baja mu bundi, bemere kugira ngo